aho usanga abantu bitirirwaga izina ry'Imana bari kujya bahangana n'abapfumu. None ukibaze se kabo bantu bakorera mu isi zitandukanye, sibyo? Bantu bakorera mu isi zitandukanye. Umuntu uri ukorera mu isi y'umwuka w'ubumana atandukanye n'abantu bakorera mu isi y'imyuka mibi. Ariko ugasanga abantu bateranye iki amagambo, abajya ku bapfumu bakarwanirira wa mupfumu wabo. Yego, abandi nabo kubera iki? Kubera ko uzasanga muri iki gihe nabikubwiye abantu bamaze gutakaza indangagaciro zo kwera. Hari abantu benshi muri iki gihe bahinduye uruhande, ariyo mpamvu byoroshye kugira ngo bayobye abantu. Bamaze kuva mu kwera bajya mu kibi. Abo ari nayo mpamvu Bibiliya iravuga ngo bene abo tuzababwirwa n'imbuto bera. Nimba abantu bashoboye kujya guhangana n'abapfumu kandi bakanabeshya, ubwo nyine no kuvuga ngo abo bantu bamaze kwinjirwamo n'undi mwuka wa Satani, naho ahubwo wagipfumu umeze nk'uwabo bantu. Kuko urumva ni ibintu biba bisa naho nyine biba biri ku rwego rumwe. Urumva ni ibintu biba byagiye ku rwego rumwe mu buryo bw'iyo myuka mibi. Kuko akenshi iyo umuntu yarangaye ntatindane n'Imana, biroroshye ngo umucyo niba urashe nonaha, biroroshye kuko umucyo n'umwijima ntibikorana. Ariko niba nje duhuye n'uw'umucyo nawe uri uw'umucyo, biroroshye ngo ubwo bwami bw'Imana bwuzuzanye. Yego, ariko akenshi ubwami bwa Satani bwo burasenyana cyane. Niyo mpamvu rero abo bantu babasa naho bagiye bivanga mu buryo bava mu kwera bakajya guhangana n'abapfumu. Abo abantu bakwiriye kubyumva neza, abo bantu nabo bamaze kuba abapfumu. Rero iyi nkono ubona ni inkoni Imana yambwiye ko nyigaragariza isi. Nyigaragariza isi iyibone ko iyi nkoni ari inkoni y'Imana imanutse ku bantu bamaze kubivanga no kwitwara nabi muri iki gihe. Kuko turabafite abantu benshi muri ibi bihe bamaze kwibagirwa aho bagomba kuba baribo, bamaze kwibagirwa ubwami bakorera ubwo aribwo, basa naho binjiye mu murongo w'ubundi bwami bw'umwijima. Iyi nkoni urayibona ni inkoni yo gukubita abantu bose bamaze gutandukana no kwera. Ni inkoni yo gukubita abantu bamaze gutandukana n'amahame yo gukiranuka. Ni inkoni yo gukubita abantu b'abanyabyaha bari kugenda bihisha muri uyu murimo, kandi bakagombye kuba abantu bakiranuka, bakabantu bera. Imana yambwiye ngo yego inkoni yayo. Iki ni ikimenyetso. Hari igihe kimwe, hari igihe cyabayeho witwa Ezekiel, Imana iramubwira utogosha imisatsi yawe, ugende umwe utwikire mu murwa, undi utwikira hana, undi uziri kubigenza uku nuko. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe rero n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Turaganira ku bintu bigiye bitandukanye, turaganira ku mpamvu azanye inkoni mu kiganiro. Byose muyoze kugenda mubimenya munabisobanukirwa. Reka dutangire tumusuhuza, tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV, tunamwifuriza umwaka mushya muhire 2022, ndetse namwe turawibifurije ngo Imana izabagirire neza, izanyuze kugira neza mu maso yanyu, muzabonemo ibyo mwabuze mu yindi myaka, izabishimisha ibyishimo bingana n'igihe mwababarijwe, imyaka mwabonye mu ibyago, uyu mwaka uzabahindukire umwaka w'ibyishimo. Reka tumusuhuze cyane. Mwaramutse neza kandi mwaramutse neza. Turashimira Imana. Amakuru turi amahoro rwose, kandi Imana iraturinze. Joel ndibaza ko nawe uri amahoro. Kibazo Mwaka urangije neza. Urangije neza. Imana ishimwe n'umugisha kuba twarashoboye kurangiza uriya mwaka. Wari umwaka ugoye. Mu buryo bw'umwuka, mu mubiri. Urebye mu buryo bw'umwuka hariho intambara nyinshi muri uriya mwaka, ariko zisa naho n'ubundi zambukiranyije, zisa naho zikinakomeje muri uyu nguyu dutangiye. Ariko nge meze neza, nabonye urangira, kandi tubanye n'Imana. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro. Ego, nkibisanzwe ni Profete Enoch Sibomana. Nkora umurimo w'Imana, nicyo nashyiriweho, kandi umunsi ku wundi mba numva niteguye gukorera Imana. Ariko urabona ko naje mu buryo bushya, naje mu buryo butamenyerewe, naje mfite inkoni. Inkoni se ni Imana yiguhaye ngo yitwaze, ni uje gukubita ibiki? Mugani ko iyo umuntu aba afite inkono ubundi aba afite ibintu agiye gukubita cyangwa afite ibyo ashumbye. Inkoni impamvu nyifite muri uyu mwanya,
ni ikimenyetso gikomeye cy'uburyo Imana ije kwibasira abantu basa naho bibagiwe cyangwa batakaje indangagaciro zo kwera noneho bakivanga mu bindi bintu. Iyi ni inkoni Imana yambwiye ko ngomba kwegura nk'ikimenyetso kugira ngo abantu bayibone, nk'ikimenyetso cy'uko Imana ije kunyuza abantu benshi h'ikinyafu. Kubera ko abantu benshi muri ibi bihe Joel, sinzi nimba wenda turimo turabibona, iki gihe ikintu cya mbere navuga nko muri n'itariki ndibaza ya 5 y'ukwezi kwa mbere nuko Imana ibabaye. Cyo ni icya mbere. Imana muri iki gihe irababaye cyane. Ibabajwe n'iki? Ibabajwe n'abantu bitirirwa izina ry'Imana bamaze kwivanga, bamaze kuva mu muhamagaro, bamaze kwisanisha n'ibindi bintu bitari Imana. Iyo bireba rero usanga ni ibintu bimaze igihe kinini hasa naho hari umwijima uri kugenda wataka abantu bagaterwa ntibabimenye. Abantu aho kugira ngo bashobore gukomeza ari abantu bari mu murongo mwiza wo kurwanirira inyungu zo kwera zo gukiranuka, ugasanga abantu baragenda bagaragara nk'abantu barwanya abandi kandi bakorera nk'ubwami bumwe. Kubera iki? Hari ibintu byinshi ubukuru bw'abantu benshi batazi. Ariko iyi nkoni impamvu nyifite uyu munsi, iyi nkoni impamvu yibona nyifite, iyi nkoni uyu mwaka n'umwaka ugoye cyane. Uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ni umwaka Imana y'ubwayo imanuwe no kugira ngo ihonde cyangwa se ihane abantu bishyize hamwe bakibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, kandi ngo bagahora bibwira mu mitima yabo ngo ari icyiza ari n'ikibi ngo ntacyo Uwiteka azagira ute azadutwara. Rero iyi nkoni ubona ni inkoni Imana yambwiye ko nyigaragariza isi, nyigaragariza isi iyibone ko iyi nkoni ari inkoni y'Imana imanutse ku bantu bamaze kubivanga no kwitwara nabi muri iki gihe, kuko turabafite abantu benshi muri ibi bihe bamaze kwibagirwa aho bagomba kuba baribo, bamaze kwibagirwa ubwami bakorera ubwo aribwo, basa naho binjiye mu murongo w'ubundi bwami bw'umwijima, kandi bakomeza bishushanya ko bari gukora mu nyungu z'Imana kandi atari inyungu z'Imana. Nubireba muri ibi bihe uzasanga abantu benshi byoroshye cyane kugira ngo bavuge ku bandi bantu, kandi hari amakuru menshi twakagombye kuvuga ku mwami wacu. Ese icyo mba nibaza muri iki gihe, amakuru yo kuvuga kuri Yesu yarashize, abantu barayabuze. Ese amakuru yo kuvuga ku Mana ntahari? Ibintu byo kuvuga ku Mana birahari, ni byinshi, imirimo y'Imana irahari. Ariko ugasanga aho kugira ngo abantu bavuge Yesu, abantu bahinduke, abantu bakizwe, abantu bamenye Imana, abantu bagumana izo ndangagaciro zo kwera, ugasanga muri iki gihe abantu bari mu bintu utamenya ibyo ari byo. Wabishakira ishusho mu buryo bw'umwuka ugasanga ni ibintu biri kuba ariko biri mu buhenzi bwa Satani. Muri ibi bihe rero nge nk'umuhanuzi bisanzwe uhari ukorera muri uyu murongo wo kwizera no kurwanirira inyungu z'ubwami bw'Imana, numva hari ibintu bikwiriye guhinduka uyu mwaka Joel, kuko cyangwa na bene data mudukurikiye, ndatekereza ko hari ibintu byinshi byabayeho bigaragara ko ari nko gukingurira Satani imiryango kandi bidakwiriye. Abantu muri ibi bihe biroroshye ngo bivange. Kuri ubu nsa naho ndi buvuge ku bintu 7 bisa naho bisobanura ubuhenzi Satani arimo arakoreramo cyane, kandi nanone nibidukundira turavuga nanone ku bindi bintu 7 Imana igiye gukora. Joel rero numva nezerewe ko twongeye guhura, nubwo nyine wabibonye mfite inkoni. Nubwo ndabona waje wara inkoni wayibonye mfite inkoni. Buriya ni ibintu biba bigoye kubona umuhanuzi mfite inkoni mu kiganiro, ni ibintu bikomeye cyane. Abantu badukurikiye ibi ngibi muraza kubisobanukirwa neza, kubera ko iki ni igihe Imana ibabaye. Yego, Imana irababaye Joel, Imana irababaye. Iki ni igihe Imana ibabaye, ni igihe Imana ikeneye ko abantu bava ku rwego bariho rw'imitekerereze cyangwa rw'imyumvire, rw'imisengere cyangwa mu gukora, bakazamuka bagakorera mu yandi mavuta. Kuko ibyo nibibananira biroroshye ngo Imana ihamagara abandi bakozi, kuko Imana ifite abakozi benshi, hari abari mu ibanga. Ariko urugero, iyo mbona abantu basa naho bavuga amagambo yabo kuruta uko bavuga y'Imana,
mba nanibaze ese abantu ubundi bazi izi mbuga nkoranyambaga ko niyo wibeshye no ku magambo, wibeshye mu magambo biza n'izindi ngaruka. Ubu nta handi hantu hari inzangano ni mu bantu bizera, nta handi hantu hari ubugome abantu bari kugenda bagirira abandi nabi n'ishyari n'urukundo rubura mu bantu. Nta kindi cyabiteye, ni ukubera iki? Hari abantu bahari ariko bameze nk'aho bakinguriye Satani iki umuryango kugira ngo abantu bagende bava ku Mana. Kubera ihe mpamvu abantu benshi barigishijwe ariko barangije bafata umuhamagaro wabo bawuvangamo n'ibindi bintu bidakwiriye bitari mu ndangagaciro zo kugira ute zo kwera. Njyewe niba Imana ingiriye ubuntu nkaza no kuri YouTube, ikintu cya mbere nakagombye gutindaho no kumenya message nzanye. Ese niba nzanye message isenya abantu, isenya ubwami bw'Imana, bimaze iki? Ibyo birungura iki sosiyete? Iyo message irafasha iki abantu? Ese irabafasha kujya mu ijuru cyangwa irabafasha kujya mu kuzimu? Numvise hari n'abandi bantu bavuga ibintu by'ikuzimu nabo batabizi. Ikuzimu abo bantu mba nibaza nabo ubundi ikuzimu barahazi? Ikuzimu barahazi? Papa wigeze avuga ngo ntihabaho, ariko wenda reka ne kumera nkawe. Ikuzimu harahari ariko n'ahantu hari mu isi nanone y'umwuka. Ariko ugasanga abantu bo simbizi ni bya bindi navuze, abantu babuza amakuru yo gutangaza yo kuvuga. Niba abantu badafite amakuru yo kuvuga bagacecetse, ntago bakagombye no kuza mu itangazamakuru. Baje se kuvuga iki? Kuko ikibazo ntago ari abanyamakuru, ahubwo ikibazo nabo bantu bafite amakuru. Ya ntayo nta kigenda adafite icyo yubaka abantu. Kuko nge niba ndiho kugira ngo nkore mu nyungu z'Imana, ikintu cya mbere nakagombye kutindaho ni ugukora mu buryo butuma abantu bahembuka, butuma abantu barushaho gukunda iki Imana. Ariko nubireba muri iki gihe uzasanga nyine uyu murongo usa naho Satani arimo ashyiraho cyangwa se umuryango Satani arimo akingura w'ishyari no kurwanyana no kugenzanya no kwishyiramo abandi bantu. Ariko wenda Prophet, niba twese tuvuga ko dukorera ubwami bw'Imana, tububwira abantu kujya mu ijuru, ubundi abantu bapfa iki? Kubona umuntu azagatuka undi akamwandagaza akagira gute? Mu by'ukuri wigeze ubikomoza uravuga ati abanyamakuru twegine turi abanyamakuru nyine kandi dutangaza amakuru abantu baduhereza. Ubundi abantu bapfa iki niba bakorera ubwami bumwe? Bo akenshi bene abo bantu icyo babapfa ni umwuka wa Satani ugenda wataka imitekerereze yabo, noneho uwo mwuka ukabakura muri ya mahame, ukabakura muri ya mahame no mu ndangagaciro zo kwera no gukiranuka. Ugasanga noneho bo bubakiye ku musingi w'umwijima. None uko kurwanyana rero nanone na mbere hose byahozeho, uretse ko muri iki gihe ho urabona biri gusa naho bifata indi ntera, ku buryo ahubwo turangaye byoroshye kugira ngo n'abantu noneho bashobore no kwicana. Biroroshye kugira ngo umuntu najya kugusenya kuri YouTube, biroroshye ngo nawe nugira ubundi buryo umuhigamo cyangwa umurwanya ugene umurwanya. Aho rero ntago biba ari impamvu zo kuba abantu bagifite kagakiza k'Imana, ahubwo abantu babasa naho batandukiriye cyangwa se bamaze gutakaza kagakiza na bwa bumuntu na kwa kwera kw'Imana. Ugasanga noneho nta kindi kintu Satani asigaje muri bo, asize muri bo uretse umwuka wo guhangana. Uwo mwuka rero uva kuri Satani. Niyo mpamvu byoroshye kugira ngo nimba ubonye abantu basa naho bari kurwanyana kandi bakorera ubwami bumwe, biba byoroshye kugira ngo umenye ko abo bantu batewe n'undi mwuka w'umwijima, umwuka w'Imana, kuko nta gukora gutyo. Imana nta gikora gutyo, ahubwo ni Satani uba ushobora kuba yamaze kwinjira muri abo bantu, kubakoresha mu yindi migambi ye kugira ngo ace intege cyangwa se arwanye ubwami bw'Imana. Bene abantu rero baba bavuye mu bwami. Yego. Hari ibintu birindwi waruvuze rero ngo ushaka kuvuga bijyanye no abantu bari kwibeshyamo ngo batabizi, sinzi uko nabivuze. Bo ni imigambi igera muri 7 Satani asa naho afite muri iki gihe, cyangwa se imiryango 7 Satani arimo arakoreramo. Umuryango wa mbere Satani arimo arakoreramo muri iki gihe cya none, wenda mbivuze mu buryo bwihuse. Icya mbere Satani umuryango wa mbere ari gukoreramo muri iki gihe no kurwanyana kandi gushingiye mu bantu b'inzu y'Imana. Bubwa umwuka wo kurwanyana, uwo ni umwuka Satani yohereje.
kugira ngo ukorere mu bantu bose bitirirwa iki benshi barangaye bitirirwa izina ry'Imana. Noneho ariyo mpamvu uri kubona iki kintu nyine kirimo kiragira ute kiragwiza imbaraga umwuka wo kurwanyana kugira ngo umwuka noneho Satani abona aho yuririra arwanya umurimo w'Imana. Uwo ni umwuka wagaragaye cyane. Undi muryango Satani byoroshye ko akoreramo muri iki gihe ni umwuka w'ibinyoma. Ubu abantu biroroshye kuza kuri YouTube bakabeshya. Abantu ubu biroroshye kandi bakorera Imana biroroshye kubeshya no guhimba ibinyoma. Rero Imana yarambwiye ngo ni byiza ko bene data bana b'Imana muba maso mukamenya imiryango Satani arimo aragira ute arimo arakoreramo muri iki gihe. Uwo muryango wa kabiri mvuze ibinyoma bireze. Umuntu arifata agahimbira undi ntacyo bapfa nta sano bafitanye nta kindi kintu kindi akamuhimbira nta nicyo bapfuye akamuhimbira kubera iki iyo ntwaro cyangwa se umuryango w'ibinyoma n'umuryango Satani arimo arakoreramo cyane. Undi muryango wa gatatu Satani arimo arakoreramo n'uburyo Satani arimo ashuka abantu arimo abangisha iki abahanuzi. Kubera iyihe mpamvu nubireba muri iyi minsi uzasanga abahanuzi barashyizwe mu kintu kimeze nk'umufuka mbega mu buryo bwo kubarwanya no kurwanya umuhamagaro cyangwa se izo mpano zikora mu buryo bw'ubuhanuzi. Kandi icyo kintu ubona n'abanyedini cyangwa se abantu bafite amadini bakuru b'abashumba bakuru nabo basa naho batije Satani iki umurindi. Iyo bireba neza usanga abo nabo ntago bakunda abahanuzi. Babangira iki? Babangira ko abahanuzi bavugana n'Imana kandi bakamenya ibintu biva ku mutima w'Imana. Kuko nanone urabizi ko mwitangira ry'ibintu byose hariho inzego zigera muri 3 ibyo narabisobanuye mu gihe cyashize kandi n'ubu zikiriho: urwego rw'abami, urwego rw'abahanuzi, urwego rw'intumwa abatambyi bisanzwe. Ariko usanga urwego rw'abahanuzi ari nayo mpamvu usanga abahanuzi benshi muri iki gihe baranababaye cyane, bariho na nabi kubera ko usanga n'inzari ishobora no kubica. Kubera ihe mpamvu abo itorero ntiribahemba. Uranyumva? Abo ngabo itorero ntago ribahemba, abahanuzi ntago bahembwa n'itorero. Ahubwo nkanibaza kuki abahanuzi bo itorero ritabitaho. Kuko abandi bantu bose mu bintu bitandukanye bakora bafite uburyo inzego runaka zibakurikirana. Ariko abahanuzi bo barya kubera ko barya cyangwa se babaho kubera ko bahuye n'abantu. Niba umuntu umushoboye guhura we agasenga akashobora kwinjira akagira aho utagera, akamenya iby'ijuru, akakuzanira amakuru avuye ku Mana, agahambura ibintu byawe byari bihambiriwe, akabihambura. Dayimoni yinjiye mu muntu, umuhanuzi akayirukana, idayimoni kagusohokamo ikagenda. Kuki uwo muntu wamwicisha inzara? Abagiye kwa muganga batangangana iki? Abagiye kwa muganga ntago batanga amafaranga, abagiye mu rusengero ntago batura. None se abahanuzi nibo bo kwirirwa bo bicaye aho ngaho bakira abantu cyangwa bakurikirana abantu, noneho ngo bicishwe inzara. Usanga hari umuryango Satani yarawukinguye wo kugira ngo noneho ijwi ry'Imana rigende ribingume. Ni nayo mpamvu usanga abahanuzi benshi banavangirwa. Bavangirwa gute se? Umuhanuzi atariye yahanuriye. Ko usanga abahanuzi bagenda bikorezwa imitwaro inyuranye kandi ni nabo bamenya amakuru menshi y'ibintu biruhije abakirisitu. Burya ntabwo ari bara abapasteri, bara ntago babimenya. Abahanuzi nibo babimenya kubera ko bo bari kugikumba, bari ku musozi, bari ahantu runaka bari gusenga bafite ibyifuzo bikomeye. Nibo bamenya amakuru, bakamenya ibiruhije abantu, bagasenga Imana ikagira ibintu ihindura. Ariko noneho muri bihe bya none usanga abahanuzi banzwe. Ndagira ngo mbabwire bene data, nimwongere mukunda abahanuzi. Muzavugana n'Imana gute mudahura na babamenya? Ko ntasigeze iba idafite bamenya, ntasigeze iba idafite nabi, ntasigeze iba idafite umuhanuzi. Kandi umuhanuzi avugana n'Imana. Rero murinda aba bahanuzi Imana yabahaye kuvangirwa. Umuntu aragusengeye amaze imyaka akukuza, atakamba ari mu mazi, ari mu misozi, ari hehe, aratakamba ngo ushobore kuba amahoro. Ariko aho kugira ngo uha agaciro ibyo, none si Imana Imana izamanuka mu ijuru ihumugisha abo bahanuzi cyangwa imugisha abantu? Ibintu byose Imana yigiye kubikora bene data mu byumve, ikoresha abantu. Niba utiteguye gukoreshwa n'Imana kuri nabi Imana yakoherereje, mureke, ariko Imana ugizaca inzira ikoreshe n'abandi. Niba utemeye gukoreshwa nayo, Imana ishobora gukoresha umurundi, Imana ishobora gukoresha umuntu wo muri Kongo, Imana ishobora gukoresha n'uri Burayi. Kuki abo bantu bashobora kumenya agaciro ka nabi, wowe bwawe nabi profete mukamara n'imyaka n'imyaka, wowe kumva ko ibyawe ari uguhora umusunikiraho ibikuruhishe gusa? Ese uwo mwanya we
afata buri munsi ari ku buzima bwawe atakamba ku bwawe, nabyo ntukwiriye kumenya ko aba yanitanze. Abahanuzi rero muri iki gihe baranzwe, bashyizweho ibyaha, bashyizweho ibintu byinshi. Bamwe baravuze ngo baragurisha impano, ngo baracuruza. Ibyo bintu ngiye ntago mbyemera. Bibiliya irambwira ngo umukozi wese ku murimo ngo niwe Imana yemera, ngo kandi umuntu wese ukora umurimo w'iki w'Imana nta kindi kintu gigwiriye kugira ute kumutunga mu gihe cyose ari umurimo w'Imana akora. Abo bantu bafasha niwe wakwiriye kumwitaho, kuko Imana ntabwo izamanuka mu ijuru. Hari amafaranga mwigeze mubona amanuka mu ijuru? Bene da, ndababaza, ibintu byose Imana igiye kubikora biro ikoresha abantu. Niba utiteguye gukoreshwa n'Imana rero reka amagambo, kubera ko nimwe musanga Imana igenzura igasanga aho kugira ngo mwubake ubwami, ahubwo muri gusenya iki ubwami bw'Imana, kandi mwakagombye kubwubaka. Jo rumva ibintu uko bimeze. Ngeze ku muryango wa kangahe? Ariko mbere yo kuwurenga ubuse abantu nibo banza abahanuzi cyangwa abahanuzi nibo biyangishije abantu? Bakuyangisha abantu kubera amakosa bamwe bagenda bakora, gutubura, gushyiraho ibiciro, ati nutampaye ngaya ntabwo bigenda gutya. Abandi bati yumpaye ibihumbi 100 ati njya ahantu nkayaryaga itashira ngewe na ubwo nawe ushobora kuba uri mu bayasangira. Ibyo byose twoko tuvuga ko abahanuzi ari abera nyine, abantu babangiye ubusa bo nta makosa bafite. Bo abahanuzi igituma ayo makosa yose yarabaye twibukiranye, ntabwo abahanuzi ari bo bahindutse. Oya, nta nubwo kuvangirwa ari amakosa yabo. Oya, mbo nibyo byose, impamvu byose bagiye babikora abahanuzi cyangwa se bagiye basa naho batangira gushaka uburyo birwanira bicira inzira, byaturutse ku bantu basengana nabo batindana nabo. Umuntu agasubizwa akagusiga aho ngaho, umuntu ugasengana nawe yatabarwa yagira nko ku rwego rwa miliyari cyangwa miliyoni 100, aho kugira ngo yibuke ko mwapfukamanye mwatakambanye, wakavuga uti wapi ngiye mu kiriza ngiye gutangamo miliyoni 100, wowe ubwawe atarashobora no kuguha ibihumbi 50. Noneho rero ngiye yo mbireba nka Prophet Enoch, nsanga aba bantu batindanye nabo bahanuzi aribo babateje ibibazo, kubera ko abahanuzi bo nta bindi bintu bashinzwe amakuru ava ku Mana. Niba rero batarinza abahanuzi Imana yabahaye kuvangirwa n'ibitekerezo bindi bibi, ntabwo ubwo abantu ntabwo baramenya ko ari abantu Imana ishobora gukoresha kuri abo bahanuzi. Abahanuzi bo rero bavangiwe cyangwa se bavuze ibindi bintu bitari byo, akenshi biterwa n'abantu batinda ku buzima bwabo. Ntago ari ikibazo cy'abo bahanuzi, ahubwo ni ikibazo cy'abantu babana nabo. Abo bantu bashobora kubana n'abarabo kuyikoreza imitwaro gusa nta kindi. None abo bahanuzi rero inzara yabica cyangwa amakuba yabageraho, bagasanga nta kindi kintu bazakora. Uretse ko nanone ibyo narabivuze mu gihe cyashize ko nanone nimba abahanuzi bapfukamye bagasenga, bakabona ko abantu bari gutindana nabo ntacyo bashoboye kubamarira, biroroshye. Ngiye biranoroshye cyane niba ngiye dusenganye, ariko ukaba ushobora gukomeza uri wo kunyikoreza imitwaro. Biroroshye ngo ngiye n'ibyo naguhanuriye mbikureho mbihanagure. Yes. Ni wowe bisohoza se? Mbo ngewe nukuvuga ngo ubundi hari uburyo hari uburyo umuntu aba mu mwuka, hari urwego ugeraho mu mwuka ukabonye ufite ububasha bw'Imana. None Seriya ntabwo wibuka igihe yahagaritse imvura? Hari Imana bavuganye, akanwa k'umuhanuzi ko kararema, kandi umuhanuzi ashobora gukuraho ibyago. Ibyo mpora mbisobanura. Umuhanuzi ashobora gukura ibyago ku isi, ashobora kubikura ku muntu, ashobora kubikura ku gihugu. Kandi Bibiliya irambwira ngo ngaho muzagira ntibabakire, cyangwa se wenda bakabamenyera bakabasuzugura bagasuzugura amavuta yanyu, ngo n'umukungugu wo mu kirenge ngo muzagira ute. Kuki se Bibiliya byemera? Nukuvuga ngo biroroshye ko ngewe Prophet niba mbangamiwe n'umuntu runaka ngatakamba umuntu ejo yatabarwaho kugira ngo avuge uti nabi nibura hari ikintu Imana yakoze, ariko wese utindanye n'umuntu ni boss, ariko we ntashobora no kureba ese uyu muntu uretse urwego rwo mu mwuka gusa akomeye, mu mubiri ni iki namufasha. Rero abantu benshi nta rukundo bafite. Nge rero biroroshye kugira ngo niba unambangamiye mbihanagure. Biroroshye, umuhanuzi afite ubushobozi, ahubwo abahanuzi bibagiye ubushobozi bwabo. Uzasome mu byahishuwe igice cya ndibaza cya 11:6 havuga ku by'abahamya babiri b'abahanuzi ngo bafite ubushobozi ngo bwo gutegeka cyangwa bwo gufunga ikirere ngo imvura ntigwe, no guteza isi ibyago uko babishaka, no kuba bahindura amazi kuba iki amaraso.
ubwo n'ubushobozi abahanuzi bafite. Abahanuzi bafite rema, abahanuzi bafite iki ububasha. Ahubwo nge ndibaza abahanuzi batarisobanukirwa, bataramenya abo bari bo mu mwuka, agaciro Imana ibaha. Rimwe na rimwe nuko wenda bashobora kuba bahanura biyita abahanuzi batari bo bukuri. Mbo abahanuzi bukuri barahari, narabivuze. Nubu ndacyabisubiramo, abahanuzi b'Imana turahari. N'abasatani nabo kandi barahari b'abanyabinyoma. Rero mwebwe narababwiye bene data, mwebwe mube maso, muje mugenzura abantu babakikije. Kandi none nimubona hari n'abahanuzi bari ku buzima bwanyu basa naho bakiri inyuma mu mitekerereze no mu myumvire, muje mubanza murebe ko atari uruhare rwanyu. Wari muvuga ko hari n'abagenda bakinywera agakawa gashira. Amafaranga yataye agaciro muri iki gihe, amafaranga nta gaciro afite. Kuko nimba abantu barabizi bisanzwe, ujya no ku isoko ufite nk'icumi cyangwa eshatu, inote eshatu zitukura, ntabwo zigarukana. Amafaranga rero muri ibi bihe nta gaciro afite, ariyo mpamvu nanone muri urwego tubamo rwo gukora umurimo w'Imana, muri ibi bihe ntekereza ko dukeneye amafaranga cyane. Kandi abantu bayafite ni byiza ko bayatuzanira kugira ngo tuyifashishe, noneho banaturinda icyatuma tugira iki, tugira umutima mubi. Kuko hari ibintu bituma abahanuzi barakara. Erega amafaranga ari igikoresho cy'Imana. None se ubundi umuntu udashobora kuguha umugisha mu buryo bw'amafaranga, uwo nguwo mba ntekereza ko atarashobora kumenya isi dutuye. Kuko amafaranga asobanuye ibintu byinshi. Kuko muri iyi si hari ibintu ntekereza bifite agaciro, ariko nta kirashobora kugira agaciro kurenza ubu ngubu ndibaza ifaranga. Hari abavuga ko zahabu ikomeye, hari abavuga ibiki bya diyama, ariko amafaranga ni ingenzi kandi buri muntu wese burya aba yakeneye. Rero nge nk'umuntu wenda mbaye nk'amafaranga, ariko hari n'abantu byoroshye kugira ngo aguhe 100 cyangwa 50 yirirwa gutaranga pe, akirirwa gutaranga ngo naramufashije. Nanjye numva bene abo bantu ni ikibazo bashobora kumpejo bakajya hariya ngo bavuze ngo bamfashije. Banzu reba agaciro k'ibyo nge naguhaye ibya roho, naguhaye iby'umwuka bishobora kurema ubutunzi bwinshi ku buzima bwawe. Ariko none ibihumbi byawe 150 uzanye ubyongereho n'amagambo, usenye ubwami bw'Imana. Afazari wabyihorera, kuko Bibiliya hari ikivuga. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'iburyo ngo ni gukora, ukw'ibumoso kubimenya gute? Mwabakirisitu muzanira abanabi ituro mukajya kwirirwa muvuga ko mwadufashije. Ni mwebwe ubwanyu muba mwifasha, ni mwe ubwanyu mwifasha. Kuko Imana ishobora kurira muri ngewe, Imana ishobora kurira muri nge. None se Imana ubundi ikeneye amafaranga ko birirwa bayatanga mu nsengero buri munsi? Ari amafaranga se baba yahaye nde? Ni Imana iyarya, ni Imana iyakoresha, cyangwa n'abantu bayakoresha? Twebwe mu rwego rwacu rw'abahanuzi ntabwo turashobora gushyiraho urwego rutuma dushobora gukorera mu murongo umwe. Kubera iyihe mpamvu? Imana ikoresha abantu mu bihe bitandukanye. Ishobora kunkoresha muri iyi myaka 10, ku mwaka wenda mu myaka 20 igakoresha abandi ikandeka. Yego, ariko ikibabaje muri iki gihe hari n'abandi Imana yamaze kureka, bo bakomeza kuvuga kandi mwuka wayo yarabubakuyeho. Biroroshye muri iki gihe ngo tubirebe, uzabibona byamaze gukomera. Aho usanga abantu bitirirwaga izina ry'Imana bari kujya bahangana n'abapfumu. None ukibaze se ko abo bantu bakorera mu isi zitandukanye, sibyo? Bantu bakorera mu isi zitandukanye. Umuntu uri ukorera mu isi y'umwuka w'ubumana atandukanye n'abantu bakorera mu isi y'imyuka mibi. Ariko ugasanga abantu bateranye iki amagambo, abajya ku bapfumu bakarwanirira wa mupfumu wabo. Yego, abandi nabo kubera iki? Kubera ko uzasanga muri iki gihe nabikubwiye, abantu bamaze gutakaza indangagaciro zo kwera. Yego, abantu bamaze kwibagirwa abo bari bo mu Mana, abantu bamaze kwibagirwa inshingano Yesu yabahaye. Inshingano ya mbere kuri iki gihe Imana idusaba kwitaho kurenza izindi, intego dufite nk'abantu bakorera Imana ni ukubwiriza abantu ubutumwa. Kandi abo bantu tubwiriza ubutumwa, abantu dusabira, abantu dufasha, ni nabo bakwiriye nanone kongera kudufasha kugira ngo umurimo w'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Kristo butagibwaho iki humugayo. None se ubwo umuhanuzi w'Imana ntashobora guhangana n'umupfumu kubera kurwana ishyaka ry'Imana? Hoya, ubona yuko ntabwo ari ibintu bisa naho ari byo guhangana kubw'ishyaka ry'Imana, ahubwo ubona ari ibintu biri mu buhenzi bwa Satani. Urahangana n'umupfumu gute? Abapfumu bahozeho na kera, kandi abapfumu kuba barahozeho nta nubwo byigeze bihagarika Imana gukora. Imbaraga z'ubumana ziri hejuru y'imbaraga z'abapfumu. Rero niba abantu bageze ku rwego rwo kujya kwigereranya n'abapfumu, ubwo abantu nabo ndumva ari abapfumu, ubwo basa naho bagiye ku rwego rumwe.
kuko ntabwo urwego rwacu twe nk'abahanuzi ari urwo kujya kuvugana n'abapfumu. Abapfumu turavugana ibiki nabo? Abapfumu bafite uwo bakorera, bafite umwami bemeye. Abo dufite gusenya imyuka yabo bishiye mu nzira z'amasengesho. Nta nubwo ari ngombwa kwirirwa dusakuza, tukanetarariza tugafunga ikirere cy'iyo myuka. Nabo bantu birirwa bajya ku bapfumu, bajya kubashyiramo imyuka mibi. Abo rero bajya guhangana n'abapfumu muri ibi bihe ni abantu bamaze kwibagirwa abo baribo, bamaze kwibagirwa ubutware n'igitinyiro cy'Imana, kuko Imana ifite imbaraga zihambaye zo gukora n'ibintu abantu bananiwe gukora. Ariko ubundi abapfumu icyita rusange cyabo nuko bazwiho yuko baba babeshya cyane abantu. Noneho n'ubundi nk'umuhanuzi waba ubeshya abantu akajya no guhangana n'abapfumu, ubundi we ntashobora kuba ari umupfumu ariko witwaza Imana. Hari abantu benshi, narabivuze mu gihe cyashize, hari abantu benshi muri iki gihe bahinduye uruhande. Hari abantu benshi muri iki gihe bahinduye uruhande. Ariyo mpamvu byoroshye kugira ngo bayobye abantu. Bamaze kuva mu kwera bajya mu kibi. Abo ari nayo mpamvu Bibiliya iravuga ngo bene abo tuzababwirwa n'imbuto bera. Nimba abantu bashoboye kujya guhangana n'abapfumu kandi bakanabeshya, ubwo nyine no kuvuga ngo abo bantu bamaze kwinjirwamo n'undi mwuka wa Satani, naho ahubwo wagipfumu umeze nk'uwabo bantu. Kuko urumva ni ibintu biba bisa naho nyine biba biri ku rwego rumwe. Urumva ni ibintu biba byagiye ku rwego rumwe mu buryo bw'iyo myuka mibi. Kuko akenshi iyo umuntu yarangaye ntatindane n'Imana, biroroshye ngo umucyo niba urashe nonaha, biroroshye kuko umucyo n'umwijima ntibikorana. Ariko niba nje duhuye ndi uw'umucyo nawe uri uw'umucyo, biroroshye ngo ubwo bwami bw'Imana bwuzuzanye. Yego, ariko akenshi ubwami bwa Satani bwo burasenyana cyane. Niyo mpamvu rero abo bantu baba basa naho bagiye bivanga mu buryo bava mu kwera bakajya guhangana n'abapfumu. Abo bantu abantu bakwiriye kubyumva neza, abo bantu nabo bamaze kuba abapfumu. Bene data ndabibabwiye, abo bantu baba baramaze kuba iki? Abapfumu. Kuko bene abo ngabo muri mu bagenzura muzasanga babeshya, bashobora no kwiba mu buryo bwinshi, kubera ko hari uburyo Satani apirata. Hari uburyo Satani apirata. Abantu bakaguma barebera abantu umuntu muri ya shusho y'Imana, ariko umwuka w'Imana yaramaze kugenda. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo uramenye utazasigara uhetse ingobyi, umwana yaragize ute? Yaraheze kera. Abantu rero benshi muri ibi bihe usanga umwuka w'Imana yamaze kubavaho. Ariyo mpamvu byoroshye ngo bahangane nyine, bajye mu ntambara n'abapfumu, bajye guhangana n'abantu b'abakonikoni batabana n'Imana, nuko baba baramaze kuba nkabo. Icyo nicyo nabivugaho. Ngira ngo n'ubutumwa bukomeye cyane kubahanurirwa n'abahanuza. Ni ibintu bikomeye. Wari kuvuga ibintu birindwi, twari tugeze ugeze ku cya gatandatu, icya gatanu, iki cyari cya kane. Narimo nsobanura ku miryango igera muri 6 irindwi Satani byoroshye kakoreramo muri iki gihe. Nasobanuye kuri iyo ntwaro y'ibinyoma Satani aje gukoresha cyane muri iki gihe. Indi ntwaro rero ya gatanu, ni ya gatanu ndibaza, undi muryango wa gatanu ukinguwe Satani byoroshye ko muri iki gihe ukoreramo cyane, ni umuryango w'ubusambanyi. Yego, kubera ko uba abantu benshi bamaze gufatwa n'irari ry'ubusambanyi. Na maze iminsi mbisobanuraho, nanasenga kugira ngo Imana igire icyo ikora, kubera ko abantu benshi bamaze gufatwa n'uwo mwuka w'ubusambanyi, kandi ni umwuka wa Satani. Kuko ibyo ubwo byo nabibonaga, nabonaga nagiye kubona mbona inzoka iva mu nyanja ariko ifite imitwe igera muri 12, kandi nkabona iyo nzoka irimo iragenda icira amacandwe. Ariko abo ayo macandwe yagiye yageraho, kuko nabonaga ayo macandwe iyo nzoka agenda amera nk'inzuzi zitemba kandi zisatira abantu benshi. Abo ayo macandwe yageragaho bose nabonaga bahita bafatwa n'umwuka w'ubusambanyi. Noneho Imana irangije irambwira ngo ni byiza ko mbwira abantu ko Satani yakajije umurego ku kintu kirebana n'umwuka w'ubusambanyi. Imana imbwira ko abantu bakwiriye kuba maso, kandi noneho inambwira ko ibyo bintu byageze no mu binzu y'Imana. Icyo kintu kishe ubugingo bw'abantu benshi, kishe abapastori benshi barapfuye bafashwe n'uwo mwuka, abavuga butumwa bafashwe n'uwo mwuka, abaririmbye uwo mwuka barabafashe, abantu banyuranye uwo mwuka wa Satani wamaze kubinjira. Rero bene data, ni ngombwa ko dusenga tugafunga iyo miryango 7 yande ya Satani. Umuryango wa gatandatu Satani ubu ngubu yakinguye
ni umuryango w'ubukene ku bantu, kuko abantu benshi muri iki gihe Satani arimo arabateza iki? Ubukene. Imana arambwiye ngo rero abantu bakwiriye gusenga bakirukana uwo mwuka w'iki? W'ubukene, ariko ni umwuka uri kugenda uhaguruka ushingiye ku bintu by'imyenda. Abantu benshi bafashwe n'imyenda muri iki gihe, ariko nabyo ibyo mbibona, nabonaga noneho ikintu cy'inyamaswa nayo nini, nabonaga ariko iyo nyamaswa ituruka mu bantu b'umusozi, noneho ngo mbona nayo iri gucira, ariko icira ibiceri. Mbona abantu bose bagiye gutoragura ibyo biceri, mbona abo bantu bahise bagenda bafatwa n'umwuka w'iki? W'ubukene. Noneho Imana irangije niko kumenyesha ko abantu muri ibi bihe bakwiriye gusenga bakihumanura, bakitandukanya n'uwo mwuka w'iki? W'ubukene, ari wo Satani, ari wo muryango wa gatandatu yakinguye ngo kugira ngo awurireho, noneho ateza abantu kwiheba no gucika intege no kugenda bihisha. Wabonye ko abantu benshi bafite imyenda kubera ubudupfukamunwa. Uca ku muntu agufite ideni ntumumenye. Aba ndibaza ko udupfukamunwa tugiye kuzavaho. Ubu bizagenda gute? Abihishaga mu dupfukamunwa ndabona bigiye kugorana, ngo harabazatugumana ariko. Yes, mumbabarire nge ntanga ubutumwa nseka, kuko Imana yacu ni Imana nziza. Rero umuryango wa gatandatu narindiho nurebana n'ibyo by'ubukene, ndetse n'uburyo Satani asa naho yohereje inyamaswa yo gucira ibiceri abantu ko bagenda gutoragura, bakarushaho kugenda basinda iki? Amaganya y'isi. Umuryango rero wa karindwi muri iki gihe cyangwa se muri uyu mwaka Satani agiye gukoreramo cyane ni ukuba bize. Abantu kuba abantu bari bize mu buryo bw'imitekerereze yabo, ntibashobore gutindana n'Imana. Ubusabane hagati y'abantu n'Imana bukabura, noneho abantu bakaba nta mwanya. Abantu ntibajye mu rusengero, abantu ngo bakajya bigira hirya no hino, ntibasenge, ntibajye guterana kwera. Noneho ni umugambi nabonye ko Satani afite ukomeye, ari umuryango ukomeye wo kwangisha abantu iki? Inzu y'Imana. Imana arambwiye ngo rero abantu nibongere bakunda iki? Inzu yayo. Abantu bongere bezwe, abantu bongere bakiranuke, abantu bongere bakore ubushake bwayo. Ngiyi imiryango 7 naje kumenyesha abantu Satani arimo arakoreramo, ariko by'umwihariko iyi nkoni yo urayibona. Iyi nkoni wakomeje uyimbazaho. Nakubwiye ko iyi nkoni ari inkoni Imana ihagurukije muri uyu mwaka wo gukubita. Urumva? Iyo mvuga gukubita ntugire ngo ni ibintu bitoya. Reba neza, iyi nkoni urayibona? Ni inkoni yo gukubita abantu bose bamaze gutandukana no kwera. Ni inkoni yo gukubita abantu bamaze gutandukana n'amahame yo gukiranuka. Ni inkoni yo gukubita abantu b'abanyabyaha bari kugenda bihisha muri uyu murimo, kandi bakagombye kuba abantu bakiranuka, bakabantu bera. Imana yambwiye ngo yego inkoni yayo. Iki ni ikimenyetso. Hari igihe kimwe, hari igihe cyabayeho witwa Ezekiel, Imana iramubwira utogosha imisatsi yawe. Ugende umwe utwikire mu murwa, undi utwikira hana, undi uziri kubigenza ukunuko. Imana irakaye cyangwa se ibona abantu batari kugenda nkuko ishaka. Bijanze bikunze igira iki ikora? Yegura inkoni yayo kugira ngo igire ibintu ihindura. Ikindi rero abantu bakwiriye kwitondera, abantu nibashyire hasi amagambo yabo, bashyire hasi amagambo yabo, bagira amagambo y'Imana. Abantu bavuge Yesu nguko nabihereyeho, abantu bavuga Imana bave mu magambo y'abantu, kandi aba bantu bisize mu murongo wo gusenyana. Abo bantu ndababwiza ukuri, Imana ije gukuraho abantu bagiye babivangavanga, kubera ko ntabwo Imana yacu ari y'umuvurungano. Imana yacu irera, kandi n'abantu bayikorera bakagombye kurangwa no kwera, bakagombye no gukira. Urabona ko mbivugana nababaye cyane. Ngi Imana yambwiye ngira babaye, ninze mbwira abantu kibabaye, mbamenyeshe kibabaye ko bakwiriye guhinduka, bakwiriye gushaka mu maso hayo, birinde kwivanga n'abiyisi badahuje. Kuko abantu benshi barashaka gusa n'abandi, abantu benshi barashaka kuvuga nk'uko abandi bavuga. Tuvuga Imana, ibyo kuvuga ku Mana birahari, ibyo kuvuga kuri Yesu birahari, ni byinshi. Twe duhinduke, dushake kwera ko Imana no gukiranuka, ibindi Imana izabikora. Nicyo navuga. Ngira ngo ni ibintu byumvikana bakunzi b'iyobokamana TV. Ubu butumwa n'ubwawe burakureba, nanjye burandeba, kandi Imana nyine iyo ikoresheje umukozi wayo gutya ibifite icyo ishaka kubwira abantu. Numva nifuza yuko turi bugane ku musozo. Hari ibindi bintu 7 wavuze, niba tubihi tuzabikora birebana n'indi miryango 7 Imana igiye gukoreramo. Reka tubishyire mu kindi cyumweru, nzagaruke kubisobanura.
noneho abantu babanze bite kuri ibi mubanze mwite kuri ibi noneho hanyuma turaza kugaruka dusobanura n'ibyo bindi imiryango yindi 7 Imana igiye gukoreramo kuko ntago mba nshaka kuvuga ibintu biza kurambira abantu yego reka tugushimire cyane rero kuba wateye intambwe maze ukaza kutuganiriza ugatumikira Imana nk'uko yagutumye kandi ibintu yakutumye ni ibintu bikomeye kandi byumvikana cyane binasobanutse binigaragaza mu buryo butandukanye. Imana nyine ushaka guhunga inkoni y'Imana arahindukira kugira ngo Imana ikomeze tugirire neza. Tugana ku musozo hari washaka kukuvugisha cyangwa kugusobanuza wenda icyo atabasobanukiwe uratanga nimero ya telefone maze tuze tugana ku musozo wirivuga butumwa. Ku Imana ibaho umugisha nanezerewe cyane kumpamagara kuyoboka Imana no mugisha Imana yampaye. Rero abakenera kuduhamagara kuri telefone bisanzwe bakeneye amasengesho bakeneye kugira ibyo babaza bahamagara kuri 0782 47 96 11. Imana ibaho umugisha.